haya ngiye gade none nigarukiye ugafilime karangira kiswe ubujura bwa diyama. Hari imodoka y'isi iparikaho, imodoka y'isi iparika ku karesitora kari karaho hafi, havuyemo korode yavuyemo korode yavuyemo bwangu ahita afungurira nyakubahwa. Dore nguwo nyakubahwa, babyeyi munyure hano bose. Inzira ziratunganyije, rega ababosi natwe ntabwo tujya twigora. N'igikapu kugitwara nuko kirimo ikintu, kugitwara nuko harimo ibintu bitarimo n'iyagereza pagasi. Bagisohoka mu modoka baragenda no gukubitiranya babangura bazamuka bagenda mu nzu vuba. Bosi dore nguwo ni fiyeri rye ryinshi cyane arahageze. Dore nguwo ndajya ukuntu bosi ukuntu yinjiye. Urabona bosi akimara kwinjira korode nawe ahita akubitaho urugi. Korode amaze gukubitaho urugi mbanza hari ari ikintu bagira ngo ntihagire umuntu n'umwe ubimenya ko kihari. Umubosi ahise azahura n'undi mubosi wari uri hano vuba bagirana bwangu kubita bahinduranya amavarisi baricara. Katurebe sha uwa mbere dore diyama mama we, diyama yerera de dore pinda. Umubosi bakimara kumuha ipinda ati yes sawa urakoze cyane. Ati urakoze cyane mwana, ati tuze kubonana mu kanya. Kazungu afata ivarisi, Kazungu amaze gufata ivarisi korode ku muryango ati tugende vuba va boss, ati tugende. Twasize Kazungu bamuhaye ivarisi irimo amafaranga basohotse. Utazacikwa na episode ikurikira. Ciao ciao.